Inshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, tubahaye ikaze. Kuri uyu munsi tutaravuga byinshi abenshi bahita babona ibigori, ariko ahanini sibyo tugiye kwibandaho nk'ibigori cyangwa ubuhinzi bwabyo. Ubuhinzi bw'ibigori twabugarutseho kenshi, hari ugutegura umurima, ugategura imbuto yawe, ugategura ifumbire, ugakomeza no gukurikirana umurima umunsi ku munsi. Ariko si ujya utekereza ko izo mbaraga zawe zishobora kuba imfabusa mu gihe cyose utateguye uburyo bwiza bwo gusarura. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku gusarura, icyo gikorwa kibumbatiye ibikorwa byose umuhinzi aba yarakoze mu gihe cy'ihinga cyangwa sezo yose aba yarahinze. Gusarura bidakozwe neza bishobora gutuma umuhinzi ahomba, ndetse n'umusaruro yiteza akaba yawuburiramo, cyangwa na wa musaruro abonye akawubona utujuje ubuziranenge. Kuri uyu munsi rero turaganira ku gusarura. Umuhinzi agomba gusarura ate? N'icyo agomba kwitwararika? N'iki atagomba gukora mu gihe ari gusarura? Ibyo byose ndetse n'ibindi bibaza nibyo tugiye kwigira hamwe ku kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cyo ni Tera Intambwe Muhinzi, tubahaye ikaze. Neza muraho, umwaka mushya muhire twese hamwe. Kugera muri iki gihe umuntu ashobora gukomeza akavuga ati umwaka mushya cyangwa biracyakomeza, ntago ukwezi kwa mbere kurarangira, ubu nari turacyaburimo no kwa kabiri uriya mu ntangiriro umuntu yego rwose. Gutangira mutwibwira. Nitwa Jacques Maniragaba, aba nanjye ndi umuhinzi muri iki gishanga cya Kodaki ukorera mu murenge wa Kinyinya, akarere ka Gasabo. Yego, uri umuhinzi kuri ubu wahinze ibigori? Yego, nahinze ibigori. Yego. Mugitangira utegura ubutaka witeguye ute, wahinze ute? Ubuhinzi twariteguye, twarimishije imashini, dushyiramo amafumbire, dutera kuri mezire ba agronome bari baduhaye, turakomeza turakora. Yego. Kuri ubu ngubu ukaba uri mu bantu bose uvuga ati witeguye umusaruro? Nanjye rwose niteguye umusaruro, ni mwiza, urabona ko ibigori bihari nta kibazo. Ujya utekereza ku kintu cyo gusarura ko ushobora kuvuga ugashora izo mbaraga ukagira gute, ariko gusarura bikaba wahahombera? Barabitwigishije, ba agronome barabitwigishije, barabiduhuguye, cyane cyane iyo usaruye nabi. Gusarura nabi ni bimwe bishobora kuduhombya, ariko twarabyize ku buryo ubu ngubu twabifashe rwose ku buryo nta bihombo byinshi, nta bihombo twiteguye. Yego. Muri uko kubimenya no kugira gute witeguye ute rero? Ubu ngubu urabona ko ibigori bigeze mu gihe cyo kwera, bishigaje ukwezi kumwe ngo kugira ngo tubisarure. Ubu rero nta kindi ni ukugura amashitingi. None amafaranga y'amashitingi yashyize kubana cyangwa iminsi mikuru yose amafaranga ubu ngubu turimo turayegeranya, kwezi kuzajya kurangira twayabonye. Dukomeho n'andi mashitingi twari dusanzwe dufite makeya, ariko ubu dufite umusaruro mwinshi, tuzakira n'amashitingi nyine yisumbuyeho. Gusarura uretse kuba umuntu yategura amashitingi, ni iki kindi witeguye? Muzabikora mute? Gusarura batubwiye ko tuzabihwanyuriza hejuru, ntabwo tuzabitema, ko iyo tubitemye imiswa ibijyamo ikaba yabishwanyaguza mu mwanya tuba tutarabivana mu murima ngo tubigeze kuri site. Hanyuma tubihwanyurize hejuru, tubizane, tubishyire nyine kuri site ahantu twateganije tugomba kubishyira. Ku kijyanye n'ubwanikiro, ubwanikiro bufite mu rugo cyangwa? Twebwe kuntu dukora tubishyira hamwe nka koperative, tubishyira hamwe, noneho buri muntu agacunga umusaruro we. Ni ukuvuga ngo tuba dufite site ahantu hamwe, tubirunda, tukabyanika, tukabyanura, umunsi ku munsi tukabyitaho, tukanabirarira. Ku kintu cyo kuvuga ngo kwita ku gihe cyo gusarura cyane, uretse kuba wumva ngo ni bagororwa barabafashije bagize gute, ariko wumva akamaro kabyo se ubundi? Gusarura akamaro kabyo kubyitaho gusarura. Batubwiye ko hari igihe hazamo uruhumbu, uburwayi bw'uruhumbu. Icyo rero akaba ari nicyo kintu dukunda kurwanaho cyane, turwanya cyane, kubera ko n'abarwiyemezamirimo, abashoramari iyo baje kubigura bareba ubuziranenge bwabyo. Ubu rero rwose icyo ni ikintu tugomba kwitaho cyane kugira ngo iyo ndwara itazabyataka, noneho tukaba twabura isuku. Kuba witegura gusarura, uteganya ibyo uzakoresha ayo mashitingi n'iki, nize namugira bagenzi banjye b'abahinzi, icyo inama twabaha rwose ni uko bagerageza bakita ku musaruro wabo. Umuntu aba yashoye mu bigori, aba yashoye, ni ishoramari, ni ugushora, ni akazi nk'akandi. Inyungu zo zirimo byanze bikunze. Rero niba inyungu zirimo ni ukwita ku musaruro, umuntu akawitaho, agashaka aho yanika ubwanikiro,
akabifata neza, akabisharika niba afite uko asharika, niba afite se uko abishyira ku mashitingi akabishyiraho, ariko mbese ku buryo buri muntu akabyitaho kuko harimo inyungu, byanze bikunze harimo inyungu. Ku kijyanye ikintu cyo kotsa umusaruro, ubu kuba wavuga ngo nesheje ibigori nk'ibi ariko utari kotsaho ibyo murabishobora. Yo rero ubu ngubu iyo ibigori bigeze nk'ubu ngubu turaterana tukavuga tuti ibigori bireze, none ubwo byeze ni gute abantu bashobora kuganura ku bigori byabo mu myaka yabo. Icyo gihe rero dukora inama nk'abanyamuryango, buri muntu bakamubwira ati jya ku murima wawe wihingiye, noneho ufateho imirongo ibiri y'ibigori, noneho ku munsi twemeranijweho, noneho uyikate iyo mirongo uyiteme apana kubicira hejuru, noneho ugende ushyire abana barye, ariko utabirenza, utajya no kugurisha ngo wowe wakotsa umusaruro. Ni ukubijyana mu rugo, umwana akarya ku kigori ukabiganura, no kuganura umwana akarya ku kigori n'umubyeyi akarya ku kigori, akumva ko mbese yavunitse agomba no kwihemba, cyane cyane nk'ubu igihe kirageze, nko mu cyumweru gitaha tuzaba twatangiye gufataho, ariko ntibikeya, ni ukuganura, ntabwo ari ukotsa ngo tube twagurisha umurima wose, ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo tubyemera nk'abahinzi. Ariko nabonye dusoza ingofero wambaye, iyo ngofero ariyo wahisemo ubundi yanditseho Liverpool, uri umufana wa football? Yego, nkunda football cyane, ariko na Liverpool nayo irashwanyaguza muri iyi minsi. Ni ikipe yawe? Ikipe yanjye rwose. Cyangwa uyifanye kuko muri iyi minsi wa mugani wayo iri gushwanyaguza? Tumaranye iminsi nabo nikora neza rwose, niyo mpamvu. Urayikurikirana umunsi ku munsi? Ndayikurikirana. Nk'abakinnyi batatu bo muri Liverpool uzi nk'abandi? Abakinnyi ndabazi, gusanga kenshi na kenshi bagiye bahinduka, ariko nta kibazo turayemera. Cyangwa nawe ntutuye muri izi karitsiye? Reka tugushimire cyane. Urakoze cyane. Abenshi bashobora kumbona gutya, ndetse bamwe bambona batambona neza, bakagira ngo wenda ndi gukina ya mikino y'abana ya saye. Oya, ntago ariyo turimo, ntago turi muri za saye, no saye, oya ntago ariyo turi gukina. Ahubwo icyo mubona hano n'ubwiza bw'umusaruro. Umuhinzi yayitaye ku murima we kuva agitangira, uburyo ibigori mubona bimeze neza. Ariko ibyo byose n'izo mbaraga aba yarakoresheje nk'uko twabibonye, zishobora kumubera impfabusa mu gihe atakurikiranye neza umurima we, ndetse na cya gihe cyo gusarura. Wa musaruro yitegaga hano akaba yawuburira mu gihe cyo gusarura. Twahoze tuganira, benshi bakavuga ati kuva aho ibigori bigeze hano ashatse yanafata ideni. Ariko ibyo byose kugira ubone icyo cyizere nuko no gusarura ubyitaho neza. Ese ba agronome cyangwa bafasha myumvire bo bafasha iki abahinzi mu kugira ngo bitegure neza igikorwa cyo gusarura? Babasobanurira iki? Ese ni ibihe bintu ubundi umuhinzi agomba kwitwarika mu gihe cyo gusarura? Ni ibiki agomba kuba afite? Ni we buryo agomba gukoresha kugira ngo yitegure neza gusarura wa musaruro we, nkuko twabibonye n'umusaruro mwiza, kugira ngo utahangirikira? Ni iki bagomba kwifashisha? Ni ibiki batagomba kubura? Ibyo byose nibyo dukomeza tuganira hamwe. Ikiganiro cyo kiracyari Tera Intambwe Muhinzi, cyo ngusaba ndakwinginga nuko utava imbere ya televiziyo yawe, kugira ngo dukomeze twigire hamwe ku masomo y'uyu munsi. Ubundi buhinzi bw'ibigori buteye gute? Mwateguye gute umurima kugira ngo bibe bigeze aha ngaha tubibona? Kugira ngo ibigori bibe bigeze aha ngaha rero, ko mubireba aho bigeze aha ngaha, murabona ko ari ibigori bishimishije. Ibi biba byaragezweho kubera imbaraga umuhinzi aba yarashyizemo, guhera gutegura umurima, ategura umurima neza, akawuhinga, akategura ifumbire nziza, ari ifumbire mborera ndetse n'ifumbire mvaruganda. Ariko ibyo byose akabihabwa nuko afite imbuto nziza. Imbuto nziza ni imbuto y'indobanure, yizeye neza ko ibizamuha umusaruro. Ubu imbuto turi kugira abahinzi ni imbuto twita hybrid cyangwa se hybride, ikaba ari imbuto yarateguwe neza kugira ngo itange umusaruro mwiza kandi mwinshi, ndetse inihanganira indwara kugira ngo wa musaruro mwiza umuhinzi ategereje azawubone. Rero yamaze kubona iyo mbuto nziza, ayitera neza nk'uko tubwirwa mu nama z'ubukangurambaga mu buhinzi. Abagomba gutera ku ntera nyayo kugira ngo hatazabaho kubyigana kw'ibihingwa bigacuranwa, cyangwa se bikaba bike mu murima, akaba afite ibihingwa bike mu murima, bityo nabwo umusaruro agabanyuka. Uravuze ati bikamubonera umusaruro, ariko ahantu umuhinzi yaba yaravunitse, yashoye amafaranga menshi, yashyizemo imbaraga mu buhinzi, ariko ugasanga bigiye bipfiriye hahandi umusaruro yarawubonye ariko mu gusarura. Rero ikintu kijyanye no gusarura, abahinzi turitegura benshi gusarura, keretse abateye imbere, ariko ngira ngo bose baracyari muri aho bigeze turi kwitegura gusarura. Mu gusarura cyane cyane ibigori, umuhinzi yibanda ku kintu cyo akwiye kwitwararika? Murakoze cyane. Urebye n'ubundi nk'uko bivuze,
umuhinzi ahinze neza nk'uko twahoze tubireba, agakoresha tekinike zose zisabwa n'amabwiriza y'ubuhinzi, adasaruye neza n'ubundi yaba ari mu gihombo. Gusarura rero ni igice kigomba kwitabwaho kugira ngo wa musaruro umuhinzi yari ategereje awubone ari mwiza, ufite ubuziranenge. Rero ibigori bigeze igihe cyo gusarurwa, ni ngombwa ko umuhinzi asarura ikigori cyiza cyumye neza ku buryo kidashobora kugira ibibazo byo kubora ndetse ngo kiba cyakangirika mu gihe ari gusarura. Uriya musaruro watakara, umuhinzi abigizemo uruhare, ni igihombo dukumira hakiri kare. Mu buryo bwo kwitegura gusarura, umuhinzi agomba kureba ko umurima we ibigori bye byeze neza. Ikigori cyeze neza, hari ibimenyetso bigaragaza ko ibigori byeze neza, ni cya ikigori gifite amababi mabisi ndetse n'ihundo riba ritakivoma amazi, riracurama rikareba hasi. Icyo gihe bigaragara ko cya kigori kigeze igihe cyo gutangira kuma. Igicurama kikareba hasi ni ikigori? Ikigori kiriho kira kizasarurwa. Iyo kirebye hasi bigaragara ko icyo kigori cyumye, kitagikomeje kuvoma amazi cyangwa se intungagihingwa. Kiba kimanitse amaboko ati noneho mwasarura. Ubu byeze bigaragaza ko byasarurwa. Rero tukaba dukangurira abahinzi ko bagomba gutegereza ibigori bikuma neza, kigacurama kikareba hasi, bigaragara ko cya giti cyacyo cyashizemo amazi. Umuhinzi rero abasabwa kubyanika neza, bigashiramo amazi, aribyo bita ubuhehere, bukagabanyuka. Rero hari uburyo bwo kubyanika, umuhinzi abasabwa kuba afite nk'ihema, akabyanika neza, akabisarura ku ihema, yakabiza kubyanika ku ihema, cyangwa se mu buryo bugezweho abahinzi cyane cyane bari mu makoperative baba bafite ubwanikiro babyanikamo, bikuma neza ku kigero nyacyo, aho bidashobora kuba byabikibitse bwa buhehere, ari nabwo buteza kubora cyangwa se bigateza uruhumbu, cyane cyane ko byagaragaye ko rwa ruhumbu ruteza indwara. Uruhumbu rurimo uburozi bita aflatoxin, bwagiye bugaragara ko bwagiye butera indwara mu gihe kirambye, abantu bagenda barurya mu gihe kirambye barwara indwara zirimo na kanseri. Ubu rero kugira ngo twirinde ko umusaruro wacu wajya mu ruhumbu, ni ngombwa ko umuhinzi agira umusaruro wumye neza w'ibigori. Kumisha rero niyo ngingo ya mbere umuhinzi agomba kureba ko ibigori bye bigomba kuma bikaba bitarimo ubuhehere. Umuhinzi agiye gusarura, abenshi tujye tubona basarura, ugasanga umuhinzi arasarurira mu mifuka, arasarura ibigori abishyira hasi. Ni iki akwiye kwibandaho cyane cyagiye kiri mu murima igihe ibigori atari yavuga ngo anabigeze no kubwanikira? Umuhinzi iyo akiri mu murima ni ngombwa ko agira isuku, kuko isuku ipfire mu murima n'ubundi ibigori bishobora kuhavana ubwandu cyangwa se bikavana umwanda uturuka kuba yabirambika hasi, kuba yabirambika mu kime. Ni ngombwa ko aba afite ihema ryiza kandi risukuye. Abatafite amahema bakaba bakoresha n'ibirago cyangwa se shitingi n'ikindi kintu yarambikaho wa musaruro we, akayisarura ibigori byumye neza abishyira kuri cya kiro cyangwa kuri wa mukeka cyangwa kuri ya shitingi. Ubwo rero bihava aho ngaho, noneho ajya kubishyira ahantu nanone hazirana n'amazi cyangwa se ubuhehere buri hejuru, ubukonje. Noneho igihe byageze ku bwanikiro, ubundi ubwanikiro byanikwa gute? Se mu gushyira hasi bwa bwanikiro ku muhinzi wamaze gusarura ibigori, ubwanikiro bugomba kuba bumeze gute? Urakoze cyane. Ubwanikiro dushobora kuvuga mugatekereza ko hari ari ibintu bikomeye cyane. Umuhinzi ubwiwe ahantu hose ashobora gutegura akashyira ibigori bitabasha guhura n'imbeho cyangwa n'amazi cyangwa n'imvura, aho hantu twahita ubwanikiro. Kuko hari n'uburyo umuhinzi ashobora gukoresha nka shitingi, akayubaka, agasakara, agashyiraho imitambiko, ibigori bye akabishyiraho bicuramye. Iyo bicuramye ni ukugira ngo hatazagira imvura igwa ikamanukira ahandi mu ntete zikaba zabura. Rero ashyira ibigori bicuramye ku mitambiko aho ariho hose. Ariko noneho hari uburyo bugezweho bw'ubwanikiro nk'uko twabubwiye, buba ari ubwanikiro bubakisha nk'amabati, hejuru haba ari amabati ku buryo imvura itabasha kunyagira umusaruro w'umuhinzi, ndetse no ku mpande. Ariko noneho bubasha kuba bwarekura ubukonje bukavamo. Icyo gihe rero ibigori babishyira ku mitambiko kandi bikajya bicuramye. Abenshi babyita gusharika. Ari naho ushobora gusanga nta bwanikiro umuhinzi yabona, ariko yabasha kwiyubakira nk'ibiti. Yubaka ibiti akabitambika, imitambiko agashyiraho imitambiko, akazana umusaruro wiwe akagenda apfundika agenda apfundika, agacurika ya mahundo ye acuritse hasi, kugira ngo yarinde ko niba ari imvura yagwa imutunguye yakinjiramo. Icyo gihe nabyo byagiye bigaragara yuko bitanga ibigori byiza byumye neza, kuruta ko yabijyana akabirunda hasi ku mufuka cyangwa se mu nzu, ashobora kugenda akabirunda mu nzu yibwira ko byumye neza. Ariko iyo bicuramye ku mitambiko nabwo bitakaza y'amazi twabonye ajya agira uruhare runini cyane mu kwangiza umusaruro, kuko ibigori biba gifite ubuhehere buri hejuru. Niba ikigori yagisharitse agicuramye, yego,
cyuma ntibituma ikigori gitinda kuma ko kiracuramye izuba riraturuka hejuru cyangwa n'ubwo bushyuhe? Ntabwo twita ko cyatinda kuma, ahubwo twareba ko cyuma ku buryo twifuza. Ariko umuhinzi akangurirwa kugabanya amababi, wenda uko yagikuye mu murima yamababi akayagabanya, hanyuma akayapfundikanya cyane kagicuramye. Gishobora gutinda kuma, ariko biranashoboka ko aramutse abonye izuba rihari ashobora no gukura amababi yose akabyanika ahantu hasukuye ngo twabibonye ku ihema. Icyo gihe akarambura ihema akabyanika, yabona imvura igiye kugwa akabyanura akabishyira mu nzu, ejo akongera akabyanika. Urumva ibyo bishobora gusaba kubyitaho cyane, kubikurikirana. Igihe rero hatari izo mbaraga nyinshi zo kubikurikirana, ni cya gihe tubisharika bicuramye, bikaba byatwara igihe kinini ugereranyije na wa wundi wabishishuye, ariko nabyo biradufasha kuba twagira gute twagabanya amazi menshi ari mu kigori, ari twabonye yangiza umusaruro. Ku bahinzi cyane cyane abagoronome, ni iki mubwira abahinzi cyane muri iki gihe twitegura cyo gusarura? Icyo tubabwira cyane kwitegura gusarura ni ugutegura uburyo ki azafata neza wa musaruro we. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabibonye ashobora guhinga n'ibyo, ariko wa musaruro nawe wanura nabi uzangirika, nawe ugeza ku isoko bawugaye, ndetse nawe nawe urya warangiritse ube wamutera indwara. Turababwira ngo mutangire mutegure ibikoresho byo gusaruriraho. Hari amashitingi nk'uko twabibonye, hari imifuka, hari amahema, ndetse n'imifuka myiza mu gihe bizaba bimaze kuma. Ndetse ababasha kwishyiramo cyangwa se abo dukangurira kujya mu makoperative, tubabwira ko bakwiye kureba uburyo bategura ubwanikiro hakiri kare. Ngira ngo ubwanikiro nibwo turi kugenda tugarukaho, ndetse na leta iri kubishyiramo imbaraga, ikagenda ifasha amakoperative ahinga ibigori kuba yagira ubwanikiro bugezweho bubafasha gufata neza wa musaruro. Ku kijyanye no gusarura, hari abantu benshi tuzi uburyo nk'abasarura amasaka, akagenda akabanza akagesa hejuru akazasarurira rimwe, cyangwa akabanza agatema n'ibikenyeri byose akagesereza hasi. Ibigori byo basarura bate? Murakoze. Uburyo bwiza ku bigori, uburyo bwiza bwo gusarura, si byiza ko umuhinzi abitemera hasi, kuko ashobora kubitemera hasi ugasanga bihuye n'amazi cyangwa se ubukonje buri hasi ku butaka, ndetse n'indi myanda haboneka. Rero ni byiza ko mu gihe byamaze kuma neza abanza agahwanyura bya bigori bye, akabanza akabishyira kuri cya gikoresho twabonye yateguye neza, akajyana umusaruro wumutse neza. Ubwo nibwo agaruka nyuma, noneho bya bindi bigori bisigaye akaba yabitema. Urumva ko biramugabanyiriza ko yagira n'ibigori yaburira muri bya bigori yatemeye hasi, akaba yanabyibagirirwamo. Ubundi ino site cyangwa iki gishanga hariho ibino bigori bihinze kuri hegitari zingana? Aha duhagaze ibigori bihinze kuri hegitari 25, ariko hari n'ahandi tugiye dufite amasite y'ibigori. Ariko iyi site turiho ni hegitari 25, kandi urabona ko twiteguye kubona umusaruro mwiza. Uvuga kuri iki cy'umusaruro mwiza mwitegura ni iki? Uburyo bwo bwanikiro, mu buryo bwo gusarura ni ikintu twakomeje kugarukaho. Ubwanikiro mwebwe bihagaze bite? Murabufite biteye bite? Tugitangira guhinga ibigori nta bwanikiro twaba dufite, ariko twakanguraga abahinzi gukoresha bwa buryo bwo bubafasha iwabo mu rugo, kubaka za facilities iwabo mu rugo bukoresheje amahema, ndetse no kuba babyanika bishishwe ku mashitingi bakabyitaho cyane. Ariko uburyo burambye bwiza ni ubwanikiro bwubatse bwa kijyambere, ndetse ubu turi mu nzira nziza dufashwamo na leta, tugiye kubaka ubwanikiro. Iki kibanza ahantu duhagaze harimo ikibanza, aha niho tugiye gushyira ubwanikiro buzabasha kudufasha kugira tugire umusaruro mwiza kandi ubereye isoko. Murakoze. Nta bwanikiro ukurikije igihe aho bugeze, ndabona biracyari mu kibanza gukurikiza umusaruro, mwana nta kibazo muzajya gusarura ubwanikiro bwarabonetse? Murakoze. Dukurikije aho umusaruro ugeze, turateganya gusarura mu kwezi kwa kabiri, kandi amakuru duhabwa na rwiyemezamirimo watsinda isoko ryo kubaka hano atubwira ko bizaba byarangiye, ndetse ni nayo mpamvu ubona biri gushyirwamo imbaraga cyane. Umusaruro mureba muzagaruka musanga hano, cyangwa se muzaze mbere yaho turi gusarura tubereke uburyo turi kubisarura. Ubwanikiro nibwo buzakira umusaruro muri kureba, harimo icyizere. Ariko nanone mu gusarura tuze abahinzi benshi ibyo bita kotsa umusaruro. Yego. Abagasarura ikigori kikiri imibeya, arabyotsa, aragira gute, mufasha gute abaturage kugira ngo bazabone umusaruro ko kufatika, basarurire rimwe hatarabaye bijyanye byo kotsa umusaruro? Murakoze. Ku bijyanye no kotsa umusaruro byatangiye ari ikibazo gikomeye, ubona ko umuhinzi yibwira ko ahari gusarura ikigori kikamuha amafaranga kare aribwo yabonye amafaranga. Ariko twagiye tubafasha kubibara, tukamubwira tuti umurima wawe usaruye iwanyu mu rugo mwawurya iminsi ingahe, agasanga ashobora kuwuteka iminsi mike, ndetse kandi bitamubujije kuba yatekaga andi mafunguro basanzwe bategura. Ariko tukamubwira tuti umunsi wabireka bikuma, ukuyemo niba ari ibiro 100 weza mu murima wawe muto ukaba wezamo ibiro 100,
ugiye kusesha ufite ibiro 100 by'akawunga ushobora kuba byagufasha mu muryango, ndetse ugiye kugurisha ku mafaranga, cyane cyane ko ubu dufite abafatanyabikorwa cyangwa se abashoramari babasha kugura umuhinzi wa musaruro ukiri ku mahundo ku buryo nta na kimwe gipfa ubusa, kibe gito kiba kinini cyarumye neza barakimugurira. Rero twagiye tubibigisha bakabona neza ko inyungu iri mu kumisha kurusha kubirya, kuko kubirya kenshi ntibibamara inzara, ahubwo usanga nyuma y'igihe gito bwa buryo yakaba yarahunitse wa musaruro we, igihe kiragira abandi bafite ibyo bahunitse ugasanga we yabiriye mu gihe cy'umweru. Cyane cyane ko abayibwira ko afite amafaranga menshi, ariko tugende kuri icyo kigereranyo cy'uko ibisaruwe mu murima bishobora kuribwa umunsi umwe cyangwa iminsi mike, nyamara ibyumye birwa mu gihe kirambye, kandi babirya mu buryo butandukanye. Murabizi ko ikigori ari ingirakamaro. Hari abakinywa igikoma, akawunga, byose birashoboka, impungure n'ibindi. Inama twagira abahinzi cyane cyane muri iki bitegura gusarura cyangwa se igihe cyose babitegura gusarura ibigori, ni kuko ibyo twakomeje kwibandaho, ni ngombwa ko bategura ibikoresho byo gusarura. Ibikoresho byo gusaruriraho rero ni mu cyagiye kugira ngo umusaruro wabo utazagira aho uhurira n'ubuhere bwinshi ushobora kwangiza wa musaruro wabo. Muri ibyo bikoresho rero tujya tubakangura kugura amashitingi ku gihe, kuko ari igihe bakenera kuyashaka ya mashitingi atari kuboneka neza, hakaba hagira umusaruro wabo wakangirika. Rero iyo amashitingi yamaze kuboneka bashobora kwifashisha mu gukora ubwanikiro bwubatse, haba ari mu mago yabo cyangwa se ahabegereye bahurira ari benshi, ndetse no gutwikira umusaruro mu gihe imvura yaba ibatunguye cyangwa se imvura iguye mu buryo butunguranye. Ndumva rero nibakomeza kubyitegura gutyo, tugafata neza umusaruro wacu, uzagera ku isoko ari mwiza kandi ushakirwa, kuko bavuga ko akeza kegura. Murakoze. Bakunzi ba televiziyo Rwanda, by'umwihariko mwe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi ndiza nashidikanya ko cyari ingirakamaro. Kuri uyu munsi twigiye hamwe ku gikorwa kibumbatiye ibindi byose mu buhinzi, igikorwa cyo gusarura. Twabonye ko igikorwa cyo gusarura ari igikorwa cy'ingenzi, kuko ari cyo kiduhereza umusaruro. Wa musaruro wose twaruhiye kuva mu gutegura, dushyiramo ifumbire, dukurikirana umunsi ku munsi, umusaruro tubona ari uko tuvuye gusarura nyine. Twabonye ko gusarura ari igikorwa kigomba kwitonderwa, bigakorwa neza, umuhinzi yarabyiteguye, afite ibyangombwa bimufasha gusarura wa musaruro we kugira ngo ugere ku isoko ufite ubuziranenge. Twabonye ko umuhinzi agomba kwitegura, agategura amahema ndetse n'ubwanikiro bwujuje ubuziranenge cyangwa ubwanikiro bwiza budafite aho buhurira n'ibitaka cyangwa n'ubukonje. Ikiganiro cy'uyu munsi nicyo twaganiriye ku kwitegura gusarura kugira ngo tuzabone umusaruro wacu wujuje ubuziranenge. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwitonze akama ishashi. Natwe rero niyo mpamvu twitonze, tutahiye aho nta kigori dutahanye, dutegereje wa muganura kugira ngo tuzasarure umusaruro dusarurire hamwe, ariko nitunategereza tuzakama iyo shashi nyine. Ikiganiro ni Tera Intambwe Muhinzi, naho ubutaha tuzahure. Bye bye.